Yes, njye nitwa Tsinda mureke twibere mu myidagaduro ariko uyu munsi munyemerere tuze tugaruke kuri bano bagabo babiri bari kuri sikirini zanyu muri kureba hano. Umwe bamwita Uwiringiyimana Theo, niyo mazina yamenyekanyeho guhera muri za 2010 na kangahe kugeza n'ubu ngubu agikora umuziki. Nubwo uyu musore byagiye bitagenda neza bitewe n'idini yabarizwagamo, ariko ni umusore tutabura guhereza indabyo ndetse n'icyubahiro mu muziki nyarwanda, cyane cyane mu bagospeli. Israel Mbonyi yaje n'ubundi uyu mugabo n'ubundi yaragafashe afite izina riremereye, ntabwo ibyo ngibyo nshobora kuba nabitindaho, sibyo? Ariko mureke twiganirire. Ese mwebwe nk'iyo murebye ishusho ya Israel Mbonyi mukongera mukagaruka ku ishusho ya Uwiringiyimana Theo, duse nk'aho tugereranya bino bintu, gusa mutaza kubigira ibintu birebire, ni ukugereranya uburyo Israel Mbonyi afatwa muri kino gihe n'uburyo Uwiringiyimana Theo mu gihe cye yafatwaga. Byagendaga gute kugira ngo abafana cyangwa se igihugu cyose, haba u Rwanda haba u Burundi, abantu bose bari bazi ururimi rw'ikinyarwanda, umuhanzi wari uhari ukomeye cyane yari Uwiringiyimana Theo. Ibi bintu ndabivuga nkabisubiramo kubera ko ba Meddy bakoraga imiziki myiza, ba The Ben bagakora imiziki myiza, ba Rafiki barafashe, ariko uyu mugabo yari umwe ushobora gutegura igitaramo hakaza imirenge nk'itatu ije kuba yamureba. Bitandukanye n'ubu umuhanzi asigaye akora indirimbo kugira ngo yunguke cyane amafaranga. Rero ndagira ngo tuze hano twandike muri komenti tugaragaze, ese uyu mugabo Uwiringiyimana Theo ndetse na Israel Mbonyi ni uwuhe muntu wakoze indirimbo zikora ku mitima, zomora ibikomere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakamukunda? Kubera ko impamvu nshaka gukora kino kintu, hari uburyo habayeho igitaramo, murambabarira ngaruka inyuma ho gatoya, ejo bundi cya The Ben na Bruce Melody, haje kubamo ikibazo gikomeye cyane, harimo legend bagiye basubiza inyuma benda no kubakubita, tugira ngo tugaragaze ko abantu bakoze umuziki mbere ndetse n'ubu bakigerageza kuwukora bahabwe agaciro kahe, bahabwe imbaraga zingana iki mu myidagaduro cyangwa se ahabereye ibitaramo, baraza kubahwa gute? Ko tubona ba Dr. Dre muri Amerika, tukabona ba Jay-Z muri Amerika bubashywe cyane ku rwego rutabaho, n'aba legend nabano dufite n'aba legend. Ese murabona ari nde muntu ushobora kuba yahamagaza abantu hagati y'uyu mugabo Uwiringiyimana Theo bose babireba ndetse n'uyu mugabo Israel Mbonyi? Wowe urabona umwe ahamagaye ari hehe hajya abantu benshi? Mureke duhurire muri komenti kugira ngo tuze kureba, ese koko Israel Mbonyi ni umuhanga ndetse ni n'umuhanzi mwiza unanaririmba neza, n'imyandikire yiwe ni myiza, kuko bigaragazwa n'imbuga nkoranyambaga ziwe. Ariko ntago turi buze kurenza ingohe uyu mugabo Theo bose babireba, kuko yakoze ibikorwa bya danje, sibyo? Ngenda byibuka iyo uyu mugabo yatumirwaga ahantu ku rusengero, wasangaga abantu ingeri zose, abana, abakecuru, abasaza, bose baje kureba Uwiringiyimana Theo. Ariko ugasanga icyo gihe nta nubwo Theo yasaruraga amafaranga menshi cyane nk'amafaranga ari mu muziki ubu ngubu. Nimba mwibuka neza, kiriya gihe bakoraga indirimbo bakazibika ku masede, ku mafurashe, ubwo iterambere ryari riri kugenda riza. Ubundi Theo uburyo yakoraga umuziki ndetse akabona n'amafaranga,
ADEPR yaramutumiraga, tuvuge ni urusengero runaka ruherereye ahantu runaka, akavuga ngo nzaza kuririmba ariko muzampa impamba. Ugasanga Uwiringiyimana Theo araje araririmbye, abantu baritanze cyane, batanze amafaranga menshi cyane, hama akagira uburyo ashobora kuba yavugana n'abashumba bakaba bamuremera agatike. Ni ubwo buryo yakoraga imiziki. Ariko nyuma yaho amafaranga yatangiye kubona ko harimo amafaranga menshi, akorera amafaranga menshi, biza kugorana cyane. Aravuga ngo nanjye bagomba kumpa kuri ariya mafaranga mba nakoresheje cyangwa se mba natumye abantu batura. Ayo mafaranga niyo yatumye Uwiringiyimana Theo asa nkaho aguye, atangira kuvuga ngo ibintu byo kuririmbira Imana, ibintu byo muri ADEPR biragoye cyane, ngomba gushaka izindi nzira, ngomba kubonamo amafaranga. Bitandukanye rero n'ubu ngubu Israel Mbonyi akora indirimbo akayishyira kuri YouTube, akayishyira kuri Spotify, akayishyira kuri Audiomack, akayishyira ku mbuga zose zigiye zitandukanye zicuruza umuziki ku isi, ku buryo buri muntu wese ashaka indirimbo ashobora kuba yazibona. Biranashoboka cyane ko Uwiringiyimana Theo ibyo bintu abyize vuba, kubera yuko yakoze indirimbo nyinshi cyane. Iyaba bino bintu yarabimenye, aba amaze kuba umuhanzi ufite agatubutse nawe mu Banyarwanda. Ariko se turaza kugereranya gute buryo ki abafana bakunda uyu mugabo Uwiringiyimana Theo ndetse na Israel Mbonyi wagiye ugaragazwa nk'umuhanzi wa mbere muri gospel mu Rwanda? Nibyo koko ni uwa mbere, kuko imibare irabigaragaza. Iyo wagiye ku rukuta rwiwe rwa YouTube usanga ariwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda ufite miliyoni 2 zirenga z'abasubscribers. Urumva ko nawe yarakoze mu gihe cya social media, ari kuzibyaza umusaruro. Ariko se nkibaza ninde wafashe imitima y'Abanyarwanda? Uwiringiyimana Theo yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko se mubona Israel Mbonyi ugezweho ubu ndetse na Theo ninde urenze? Ninde wakomeje imitima y'Abanyarwanda? Mumbabarire kino kiganiro uze kukireba ukirangize, wandike igitekerezo cyawe mu buryo bwo gusapotinga uyu mugabo, niba koko ubona ko Uwiringiyimana Theo yakoze ibintu bya danje, yakoze umuziki mwiza kandi awukorera Abanyarwanda. Icyo gihe nta mafaranga menshi yari awurimo, ariko ubu ngubu imbuga nkoranyambaga zishobora kuba zakwishyura utanaririmbye muri ibyo bitaramo, muri ibyo biterane, imbuga nkoranyambaga zikaba zaguhereza amafaranga. Sasa se muri kubona uyu mugabo Uwiringiyimana Theo tumugomba iki? Tugomba kumuha iki? Tugomba kumwubaha gute nk'umurijendi, nk'umuntu wakoze indirimbo za danje ndetse n'ubu ngubu imiziki aracyayisohora? Ndagira ngo tuze kumwandikira muri comment, wandike muri comment igitekerezo cyawe kugira ngo kizashingirweho Uwiringiyimana Theo abona ko urugendo yatangiye harimo abantu baruzirikanye, abantu bavuze ati Theo wakoze ibintu byiza cyane. Turushaho no gusengera umudamu we umaze imyaka 2 yose arwaye, afite ikibazo gikomeye cyane. Uwiringiyimana ahora asaba ubufasha bw'uko umugore we ashobora kuba yanabona ubuvuzi buhagije. Abafite umutima w'urukundo, abafite umutima w'impuhwe ndetse n'imbabazi, bakaremeye uyu muhanzi wo mu imitima y'Abanyarwanda. Mureke rero tuhurire muri comment kugira ngo tuze kugaragaza
umuhanzi usa nk'aho ari we wa mbere mu Rwanda wafashe imitima y'abantu arayifata mu gihe u Rwanda rwari ruri kuva mu bihe bibi bya jenoside. Umuziki utaratera imbere araririmba, abantu barafashwa, abantu baramukunda, abantu baramugabira. Rero mwandike ibitekerezo byanyu. Bayi ndabakunda, njye nitwa Tsinda, iyi cano yitwa Tsinda Show. Mureke dutsinde kandi dukomye dutsindane. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ciao ciao.